ariko bakagusaba gukora ibyihakana Yesu. Ujya uhagarara gute? Ujya uhagarara gute? Ubukene bwaguteye ujya uhagarara gute? Mu kigeragezo abantu bari kukuvuga ujya uhagarara gute? Umwifato ugira mu bibazo kubera yuko ikintu niba cyakunaniye kukibika wowe warangiza ukakibitsa undi muntu, uwo muntu nta muntu uriho ufite ubushobozi bwo kubasha kubika ikintu cyananiye nyirubwite kukibika uretse Imana yonyine niyo ibishoboye, niyo itatumenera amabanga. Hari umuntu umwe Yesu ashimwe cyane. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Bakunzi ba IRAKORA TV, tunejejwe n'Imana iduhaye amahirwe yo kuboneka hano. Ngewe muri kureba nitwa Iranzi Alfred, ndi umusore Imana igiriye ubuntu. Aba rero ngira ngo tuganire ijambo ry'Imana, uhabwe umugisha kubwo kuryumva kandi kirutaho uryumvire. Reka dusome ijambo ry'Imana turi busange mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Turasoma igice cya 7 duhere ku murongo wa 24. Bibiliya iravuze ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini cyane. Amen. Ijambo ry'Imana dusomye ritubwiye amazu abiri yubatswe n'abantu babiri. Hanyuma bamaze kuyubaka, ariko bayubaka ahantu hatandukanye. Sinibaza ko byari bitangaje yuko aya mazu iyo umuntu ayarebeye inyuma wajyaga kubona ameze kimwe, ariko ibanga ryari rihishe muri fondasiyo. Yesu ashimwe cyane. Ibanga ryari rihishe muri fondasiyo, ryari rihishe icyo inzu yubakiyeho. Ijambo ry'Imana abantu benshi bararyumva, abantu benshi bararibwirwa. Turi mu gihe mu ndimi z'amahanga bavuga ko ari igihe cya digitale, aho dufite ama YouTube channel menshi ndetse dufite amaradiyo menshi yose atambutswaho ijambo ry'Imana, ndetse dufite n'abavuga butumwa batandukanye bakorera mu buryo butandukanye n'ahantu hatandukanye kugira ngo bavuge ijambo ry'Imana. Yesu avuga ibi ngibi abo yari ari kubwira n'abamwumvaga, ariko arababwira ngo uwumva ijambo ryanjye akarikomeza. Bivuze ngo kumva ni kimwe, ariko no gukomeza icyo wumvishe ni ikindi. Abantu barumva kandi mu mbaraga zitandukanye, mu buryo bwinshi butandukanye. Abantu barumva, ariko gukomeza ibyo bumvishe nicyo kibi kibazo. Yakobo yandika yaravuze ngo mujye mukora iby'iryo jambo, atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka, ngo kuko wumva ijambo ntakora ibyaryo ngo wameze nk'umuntu wirebeye mu maso he mu ndorerwamo, ngo ariko yagera hirya akiyibagirwa uko yasaga. Wibaze nawe kuba umuntu yakireba mu ndorerwamo, akireba, akiprotokora, akikarasa, akiyita uko ashaka cyangwa akibona mu buryo ashaka, ariko yagera hirya ukaba utamubaza ngo ese wa muntu wari uri kureba uribuka uko asa, wa muntu wari uri kureba isura ye urayibuka, akareba ariko akiyibagirwa. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Yesu rero aravuga ngo uwumva ijambo rye akarikomeza
ameze nk'umuntu wubatse inzu ye ku rutare. Haleluya. Yubatse inzu ye ku rutare, yamenye ibanga, akora fondasiyo, inzu yayishyira kuri fondasiyo y'urutare. Aravuga ngo imivu yaratembye n'imiyaga iraza n'ibindi biraza byikubita kuri iyo nzu ntiyagira icyaba. Nshuti yanjye, ndi kuvuga ibireka nkubwire, ntabwo ari uko imiraba cyangwa se ibigeragezo cyangwa intambara ntabwo ari uko bizabura kuza. Hari abantu bajya bishuka bakibwira yuko gukizwa cyangwa kwakira Yesu Kristo bibakura mu ntambara. Ahubwo nakubwira ngo iyo umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ubwo nibwo intambara ibitangiye. Kubera iki intambara ibitangiye ku muntu wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza? Nuko abavuye mu bwami bwa Satani yinjiye mu bwami bw'Imana, kandi bwa bwamavuyemo buba bumushakana imbaraga kuko butaba bunejejwe nuko avuye mu mubare w'abazarimbuka. Abanyarwanda biyo babivuga baravuga ngo igiti kiri mu imbuto nicyo giterwamwo amabuye. Impamvu ni iyihe? Satani muri we ni inyungu kuba gufite, ni inyungu kuba gukoresha ibyaha, ni inyungu kuba yarakugize imbata. Ariko iyo umucitse ntabwo anezerwa. Umucika ryari? Iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Iyo abantu babwirije abantu bagahindukira, kwa Satani baba bahombye, ariko mu ijuru baba bungutse. Ndagira ngo mbabwire bene data bakozi b'Imana mu nyumva, ni byiza kandi biratunganye ko duhombye ubwami bwa Satani ariko tukungura ubwami bw'ijuru. Haleluya. Ibyo bikwiye gutuma tugira ishyaka, dukorana imbaraga, dukorana umwete wacu wose kugira ngo duhombye ubwami bwa Satani ariko twungure ubwami bw'Imana. Yesu yaravuga ngo umuntu wumva ijambo ryanjye akarikomeza ngo ameze nk'uwo muntu wubatse inzu ye ku rutare. Ibibazo biraza, intambara ziraza, ariko byikubise kuri ya nzu, byikubise kuri wa muntu wubatse ya nzu ye kuko afite ijambo yarikomeje. Haleluya. Bisanga ni ku rutare, ntacyo bishobora kumutwara. Haleluya. Dawidi yaravuze muri Zaburi, aravuga ngo nibikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Nibikiye ijambo, yararifashe ararigundira, arihindura ubuzima kugira ngo adacumura ku Mana. Haleluya. Abafite iryo jambo muri bo, abantu bafashe iryo jambo bakarimira, abantu barihinduye ubuzima, abo ntabwo banyeganyezwa n'ibije byose, ntabwo banyeganyezwa nuko babavuze, ntabwo banyeganyezwa nuko bakoze ubukwe ntibabutahe, ntabwo banyeganyezwa nuko bahuye n'ibibazo bitandukanye. Ahubwo mu ijambo harimo imbaraga, mu ijambo harimo ubushobozi, mu ijambo harimo inkomezi. Yesu ashimwe cyane. Mu ijambo harimo ubutware, mu ijambo harimo ibyo dutekereza byose. Yesu ashimwe cyane. Rero umuntu wafashe iryo jambo akarihindura ubuzima, akarikomeza, akarigira ikiraro, akarigira ubuzima bwe bwa buri munsi. Yesu yaravuze ngo ibizaza byose bizaza byikubiteho ariko ntibigire icyo bimutwara. Yesu ashimwe cyane. Umuririmbyi yaravuze ngo nta bya none nta n'ibizaza byantandukanya na Yesu. Haleluya. Uwanditse we yaravuze, aravuga ngo mbese niki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Aravuga ngo mbese ni inzara? Arahakana, aravuga ngo oya. Aravuga ngo mbese ni ukwambara ubusa? Aravuga ngo oya. Undi we yaravuze ngo naho amashyo yashira mu biraro bagahingira ubusa, imyelayo ntiyere, inzabibu ntize, aravuga ngo nta kabuza ko nishimira Uwiteka. Ayo ni amagambo ajya avugwa n'umuntu wafashe ijambo akarihindura ubuzima bwe, akarikomeza, ntaryumve gusa ahubwo akarikomeza. Yesu ashimwe cyane. Yobu mu bibazo yahuye nabyo yaravuze ngo mu bari bo bamushinyagurira, arababwira ngo ntibikabeho ko mbemerera ngo muvuze ibitunganye. Aravuga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje kugeza ku gupfa, ntabwo nzikora kuba inyangamugayo, umutima wanjye ntabwo uzagira icyo unshinja nkiriho. Arihamiriza kuvuga umutima wanjye ntabwo uzagira icyo unshinja nkiriho. Ntabwo ari amagambo umuntu wese ashobora kuvuga. Aya ni amagambo asubizwa n'umuntu
wafashe ijambo akarihindura ubuzima akaryubakiraho. Haleluya. Uwo nguwo ntanyeganyezwa, ntiwamuvuga ngo abivemo, ntabwo wamwambura inshingano mu itorero ngo abireke, ntabwo wamwirukana ngo ntabwo uwo nguwo arakomeye cyane, ntabwo yapfa kunyeganyezwa n'ibije ibyo ari byo byose. Yesu aravuga ngo kandi ngo hari undi muntu ngo wumve ijambo ntarikomeze, aravuga ngo ameze nk'umuntu wubatse inzu ku musenyi ngo hanyuma ngo ya miyaga na ya miraba byose biraza byikubita kuri iyo nzu, ngo iyo nzu irangije iragwa. Aravuga ngo kandi kugwa kwayo kwabaye kunini cyane. Kugwa kw'iyo nzu kwabaye kunini cyane. Kubera iki? Bigereranywa n'uwo muntu utarasize ijambo, utararihinduye ubuzima, utararifashe ngo arikomeze. Hari abantu bumva ijambo ry'Imana, yego bakaryumva, ariko rikinjira mu gutwi kumwe rigasohokera mu kundi. Hari abantu bumva ijambo ry'Imana bakumva ritabareba. Umwe yaravuze ngo nitujya twumva ijambo ry'Imana tujya turyumva nk'abahinzi bahingisha isuka, ntitukaryumve nk'abahinzi nk'abakora bakoresha igitiyo. Kubera iki? Nubyumva nk'ukoresha isuka uzaryiyerekezaho, rikubera indorerwamo wirebe, wibaze ngo ariko ijambo ry'Imana rirambwira iki. Ariko nuryumva nk'ukoresheje igitiyo uzarisunikira ku bandi. Hari abantu bumva ijambo ry'Imana mu rusengero cyangwa barikurikiye ahandi bakavuga ngo iyo ngo kanaka baramumbwiriye, ngo cyangwa ngo kanaka yaba hano ngo abayumvisha aya magambo baba bamumbwiriye. Oya, ntugatekereze yuko ijambo riri kuvugwa riri kubwirwa undi, ahubwo jya uryigaruraho uvuge ngo iri jambo ninge riri kubwirwa. Wisuzume, winire kugira ngo utagibwaho n'urubanza. Rero Yesu yatanze ingero z'aba bantu babiri, avuga neza ariko Yesu ndamukunda cyane. Haleluya. Yabivuze neza, arabisobanura, nubwo yakoresheje imigani ariko yavuze ibintu byumvikana. Inshuti yanjye unkurikiye, mu mama, mu papa, musore, mukobwa, inzu yawe yubatse hehe? Ese yubatse ku musenyi cyangwa yubatse ku rutare? Ese ijambo rya Kristo, ijambo rivugwa n'uyu munsi tukiri kuvuga, ese muri wowe rifitemo icyicaro? Muri wowe uryumvishe urarikomeza? Muri wowe warihinduye ubuzima? Reka mbabwiye, abantu bagendera mu ijambo nabatsinzi no kurusha. Abantu bagendera mu ijambo bahora n'ibyiringiro. Abantu bagendera mu ijambo ntibajya babura icyo basubiza. Igihe Satani yasangaga Yesu amaze gusenga, ngo yaramugerageresha ibyo amugerageresha byose, Yesu yamusubizaga ibyanditswe. Haleluya. Yesu yamusubizaga ibyanditswe, ntabwo yamusubirishaga amarangamutima ye. Hari abantu muganira, mwamara kuganira ukumva ibintu ari kuvuga, wamubaza ate se ibi bintu uri kuvuga mu by'ukuri niko ijambo ry'Imana ribivuga? Uzasanga hari amagambo abantu bagiye bashyiraho abafasha mu ntege nkeya, abasapotinga mu ntege nkeya. Umuntu akakubwira ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo jya usoma gakeya, ariko wamubaza uburyo aritekereza n'uburyo aryumvamo, ukumva mu by'ukuri ntabwo abasha kurisobanura neza. Kubera iki? Ntabwo yigeze arifata, n'ibyo yafashe ntabwo byari byo. Uwo nguwo yubatse ku musenyi, n'ibyo yibwira nihaboneka ibimukura mu byo yizera, biroroshye cyane ko wa muntu azabivamo agahita agenda. Ariko hari abandi bacakiye ijambo, iryo niryo bajya basubiza. Haleluya. Mu gihe cy'ibibazo babona ibisubizo, mu gihe cy'ingorane babona ibisubizo batanga, mu gihe babuze uko bagira babona ibisubizo batanga. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo bajya bacibwa intege n'ibijya byo. Saduraka, Meshake na Bedenego barababwiye ngo nibaramye igishushanyo, nubwo bari mu gihugu kitari ikiwabo, ariko baravuga ngo ntabwo dushobora gutandukira, ntabwo dushobora kwihakana Imana ngo tuyisimbuze kuramya igishushanyo. Baravuga ngo naho iyo Mana itadukiza. Haleluya. Naho itadukiza, kuko ntabwo bari bumvishe ubuhanuzi, ntabwo bari bumvishe ijwi ribabwira ngo ndabana namwe, ariko biringiye ijambo kuko bari bararifashe, bararihinduye ubuzima. Baravuga ngo rero naho iyo Mana itadukiza ntabwo dushobora. Haleluya. Bemera guharamagara kubwo kwemera guhagarara mu ijambo mu gihe gikomeye, byatumye Imana ya Isiraheli isengwa
ihabwa agaciro mu bihugu 120 byose. Imana ihabwa icyubahiro kubw'abantu batatu bemeye guhara amagara yabo. Nshuti zanjye, kuvuga Imana turi mu rusengero no kubyina n'ibindi bisa naho bisanzwe, n'uwogeza umupira yabivuga, n'undi wundi ashobora kubivuga mu buryo bwe. Ariko ikimenyetso cy'uko twafashe ijambo tukarihindura ubuzima kijya kigaragara mu gihe cy'ibibazo, kijya kigaragara mu gihe cy'intambara. Haleluya! Bibiliya iravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Ntabwo ushobora kwemerwa utaramara kugeragezwa ngo bigere ku kigero nyine Imana ivuga ngo ndakwemeye. Ntabwo ushobora guhabwa ikamba ry'ubugingo, ntabwo ushobora kwakira aba bose tuvuga muri Bibiliya b'ibyitegererezo, baba ba Yobu, baba n'abandi ba Aburahamu, baba ba Daniyeli n'abandi tuvuga. Hari igihe umuntu avuga ngo nk'uko Imana yabanye na Saduraka ngo na Meshake na Bedenego ngo mwitanura ry'umuriro, ngo niko namwe igiye kubana namwe. Ariko ugasanga aba bantu bakigerayo ngo Daniyeli na bagenzi be ngo bagambiriye mu mutima, baravuga ngo ntabwo tuziyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Bagira umuhigo mwiza cyane. Haleluya! Imana isapotinga cya kintu bavuze. Ibyo bari bavuze, nubwo bari bavuze ngo ntibaziyanduza, muri bya bindi bavuze bahamije, bahinduye intego, nimo havuye ibibagerageza. Inshuti zanjye mukurikiye ijambo ry'Imana, ndagira ngo mbabwire yuko ibitugerageza akenshi bituruka mu byo twizera. Ntabwo wageragezwa mu byo utizera. Kubera iki? Haba hakenewe kureba ngo ese uyu muntu ibyo avuga ni nabyo akora, ese uyu muntu ibyo avugisha akanwa ni nabyo akora. Uwo munzani iyo uhagaze imbere y'abantu, abantu bamwe baratsindwa. Hari abantu bahoze batanga igitekerezo, sinzi niba cyarabayeho cyangwa se niba ari imfashanyigisho, ariko uko biri kose byaba byarabayeho cyangwa se byaba ari imfashanyigisho, nuko mu by'ukuri bifite icyo byumvisha abantu bumva. Baravuze ngo abapolisi b'abarokore ngo binjiye mu rusengero, ngo ariko bashaka gutestinga abantu bari mu rusengero ngo niba mu by'ukuri Yesu bavuga ari nako bamwemeye. Ngo barababwira ngo uwemera Yesu arajya hariya tumurase, cyangwa niba wumva utabishikamye mutemeye gupfa usohoke ugende uve mu rusengero. Ngo hanyuma ngo barangize ngo bafata umukecuru umwe baramusohokana, ngo bafata yakanzuye, babaga inkoko ngo bayitonyangirizaho amaraso kuri yakanzu. Ngo barangize bagaruka mu rusengero, wa mukecuru baramubwira ati busigaye hanze. Barangije ngo bafata yakanzu babwira bari mu rusengero ati dore wa undi dusohoye uko tumugize. Aravuga ati rero abemera gukomeza gukurikira Yesu, namwe nimuze tubagire nkuko tugize wa mukecuru. Hanyuma ngo abantu bagwirirana mu rusengero basohoka birukanka. Baba polisi ngo babwira pasiteri ngo ongera wigisha abantu igice, kubera yuko mu by'ukuri nubwo abantu bavuga ko bakijijwe bakiriye Yesu, ariko ntabwo baragahura na Yesu. Rero murumva na n'uyu munsi bigaragara ryari? Bigaragara iyo umuntu ahuye n'ikibazo, iyo umuntu agize ikibazo, umunyeshuri yabuze minerivare cyangwa iyo umuntu abuze ubukode bw'inzu, ese abigenza ate? Ahagarara mu wuhe mwifato? Ese iyo ufite ikibazo cy'amafaranga ukabona umuntu uri bukubwire ngo amafaranga wari ukeneye ndayaguha ariko turyamane, akazi wari ukeneye ndakaguha ariko turyamane, ibyo wari ukeneye ndabigukorera ariko nawe wihakane uwo Yesu. Hari igihe batakubwira ngo wihakane Yesu ariko bakagusaba gukora ibyihakana Yesu. Ujya uhagarara gute? Ujya uhagarara gute? Ubukene bwaguteye ujya uhagarara gute? Mu kigeragezo abantu bari kukuvuga ujya uhagarara gute? Umwifato ugira mu bibazo bijya byerekana niba wubatse ku rutare cyangwa wubatse ku musenyi. Nta kwisobanura, nta gushidikanya. Umwifato ugira ibibazo byaje, uburyo witwara mu gihe cy'ikigeragezo bijya byerekana niba wubatse ku rutare cyangwa niba wubatse ku musenyi. Ibituzaho byose biba biri kuza kugerageza
kureba abo turibo, kureba niba ibyo tuvuga mu by'ukuri tubasha kubishyira mu bikorwa. Biratworohera ko umuntu yari mu kigeragezo tumubwira ngo ihangane, Imana izabikora, Imana izabikemura. Ariko nawe iyo cya kindi cyakugezeho, iyo wageze mu gihe cyo kugeragezwa, niho nawe ujya uhagarara ukavuga ngo ese bya bintu nakomereshaga abandi bari mu bibazo, njyewe ko byangezeho nditegura kubicamo. Aho niho umunzani ujya uhagararira. Ariko umuntu wabitse ijambo mu mutima we, umuntu wubatse ku rutare, ntabwo ajya ahungabanywa n'ibyo ngibyo, kuko azi ko mu ijuru hari Imana ishoboye, azi ko mu ijuru hari Imana ikora imiryango yagutaye, azi ko mu ijuru hari Imana ikora abantu bakuretse, azi ko mu ijuru hari Imana ikora abantu bavuze ngo byarangiye, Imana ikavuga ngo biratangiye. Arabizi neza ko mu ijuru hari Imana ishoboye ibintu byose. Ba muyomba wacu, ba mama wacu, bakuru bacu, ndetse rimwe na rimwe nabo twashakanye bafite ibyo bashoboye, ariko hari n'ibyo badashoboye. Imana yonyine niyo ufite umwihariko wo kubishoboye ibintu byose. Haleluya! Niyo mpamvu rero umuntu wibikiye ijambo mu mutima, umuntu wafashe ijambo akarikomeza, ntabwo ajya ahungabanywa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ntabwo bamuvuga ngo asohoke mu itorero, ntabwo bamwima promosiyo ngo ahagarike ibyo yakoraga, ntabwo bakanga kumutahira ubukwe ngo yimuke avuge ngo itorero ndivuyemo, ntabwo bakanga kumufasha kuko yagize ikibazo avuge ngo korari ndayiretse. Nta byanone nta nibizaza byamutandukanya na Yesu. Imana ni Imana twabonye amafaranga yo kwishyura ubukode, ariko ni Imana twayabuze. Ni Imana dufite imyenda myinshi, ni Imana dufite mikeya. Ni Imana twatsinze mu ishuri, ni Imana twatsinzwe. Ni Imana abantu badukunze, ni Imana abantu batwanze. Ni Imana tubonye ibyo dukeneye, ni Imana tubuze ibyo dukeneye. Imana ni Imana, nta bihe byayikuraho, nta matora yayikuraho ngo haboneke umukompeta ngo aze ayikureho. Ni Imana. Niyo mpamvu rero dukwiye kuyigirira icyizere. Abo twiringiye barahinduka, abadusezeranyije barahinduka. Erega hari n'abantu tubabitsa amabanga bakayamena. Imana niyo yonyine ifite umwihariko wo kutubikira amabanga ntiyamene, ariko abantu bo birabananira, kubera yuko ikintu niba cyakunaniye kukibika wowe, warangiza ukakibitsa undi muntu, uwo muntu nta muntu uriho ufite ubushobozi bwo kubasha kubika ikintu cyananiye nyir'ubwite kukibika, uretse Imana yonyine niyo ibishoboye, niyo itatumenera amabanga. Hari umuntu umwe wavuze, aravuga ngo amabanga Yesu abitse aramutse avuze ngo ngiye kuyamena, aravuga ngo abantu benshi basohoka, abari mu rusengero basohoka bakiruka, abari mu makorari basohoka bakiruka. Turashimira Yesu, turashimira Yesu ko atubikira amabanga. Haleluya! Nshuti mwene data ukurikiye ijambo ry'Imana, ese wubatse hehe? Wubatse ku rutare cyangwa wubatse ku musenyi? Ibyo ikikwereka aho wubatse ni umwifato ugira mu gihe cy'ibigeragezo, mu gihe cy'imiyaga, mu gihe cy'amakuba, mu gihe bakuvuze, mu gihe bakwanze, mu gihe wabuze uko ukemura ibibazo wari ufite. Umwifato ujya ugira, ujya werekana aho uhagaze. Ariko amakuru meza ngufitiye ni ayahe? Ni uko hakiriho amahirwe, hacyariho amahirwe yo kuba wakimuka ugakura inzu yawe ku musenyi ukayubaka ku rutare. Ariko si nkwifuriza kuyikura ku rutare ngo uyijyane ku musenyi. Bimeze bite rero? Nuko wumva ijambo ry'Imana, warangiza ukarikomeza, ugakora iby'iryo jambo, atari ugupfa kuryumva gusa, utaryumva ngo uriherereze ku bandi, utaryumva ngo wumve si iryawe, ahubwo ukarifata ukarihindura ubuzima. Ndabizi ko hari abantu turi kuvugana, ndabizi ko hari umuntu uri kuryumva. Ntabwo ikibazo ari uko abantu benshi batabyumva, ariko hari ba nyiraryo bari buryumve. Yesu yaravuze ngo inzira ijya mu ijuru ntabwo ica mu irembo ryagutse, ica mu irembo rifunganye, ngo kandi abaca muri iyo nzira ni bakeya, ntabwo ari benshi. Ariko nshuti y'Imana, umwuka wera aherekeze aya magambo, umwuka wera akumvisha ibyo ntavuze, kandi umwuka wera agushoboze. Birashoboka yuko uvuga ati ngiyewe none ijambo mba narikomeje, ariko ejo nkaba nabivuyemo. None mba numva mpamya Imana, ariko ejo
nkaba nabivuyemo. Impamvu ni iyihe? Nuko wubatse ku musenyi. Ndakugira inama yo kwimura ikibanza ugahindura fondasiyo yawe ukubaka ku rutare. Urutare ni Kristo, ugafata iryo jambo ukarikomeza. Nibwo utazabasha guhungabanywa n'ikije icyo ari cyo cyose. Ndabizi yuko amagambo tuvuze ushobora kumva akomeye, ushobora kumva bitagukundira. Hari n'uwibaza atari kuri ya ubivuga ntabwo atuye mu isi, buri uri ubivuga ntabwo we ajyageraho agacika intege. Ariko Imana niyiha intege abarambiwe. Icyo ukwiriye gusa no kuyemerera no kuyumvira, ukigutegeka ukakumvira. Nsoza ndagira ngo nkubwire, Paul yanditse ijambo yandikira Abaroma, aravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana abo nibo bana b'Imana. Rero abayoborwa n'umwuka w'Imana ni nabo bumva iryo jambo bakarikomeza. Ariko abayoborwa na kamere bahora babivamo, bahora bahindagurika, ntiwagira aho basanga. Icyakora bashobora kugira ubushobozi n'imbaraga byo kwirata ibihe byabo byahahise, ariko imisozi wasengeyemo si ifite agaciro, sengero wabwirijemo si zo zifite agaciro, makorari waririmbyemo si afite agaciro, incuro maze gusoma Bibiliya si zo zifite agaciro. Igifite agaciro nicyo ibyo byose wagiye ucamo byagiye bimara, bikaba bigeze ku kigero cyo kuguhindura gusa na Kristo, bikaba bigeze ku kigero cyo guhindura imico n'imyifatire yawe, bikaba bigeze ku kigero cyo kuguhindura undi muntu utandukanye n'uwo wari we kera. Urwo ni rwo rugero rwiza, icyo nicyo gipimo cyiza cyerekana aho wubatse. Rero ndagira ngo dufatanye gusenga Imana, kandi tubyizere, kandi twizere ko Imana ishoboye byose. Ndabizi ibyo utakishoboza Imana izabigushoboza. Data, mu izina rya Yesu tugushimiye uyu mwanya mwiza waduhaye. Turabizi ko ibi turi kuvuga ari iby'igihe kinini, ni iby'imyaka myinshi, niyo twe tuzaba twarapfuye byo bizakomeza bibeho. Rero reka bikomeze gukiza imitima y'abantu. Ijambo ryawe uriherekereshe imbaraga nyinshi. Waravuze ngo mujye muvuga, kwemeza n'ukwanjye. Natwe turagabuye, turavuze, ariko kwemeza n'ukwawe. Uryemeze abasore n'abakobwa, uryemeze umumama urimo kuryumva, uryemeze umupapa urimo kuryumva, rigira impinduka, rigira abo rihindura, kandi rigere kure Data mwiza, kubari hafi n'abari kure ribagereho. Mwami Imana Nyiringabo, kandi rikora umurimo waryo, ritahukana umuhigo mwinshi. Turagushimiye ku bwa byose, duciye bugufi ushyirwe hejuru. Turi abantu, ariko wowe uri Imana kandi ushoboye ibintu byose. Niyo mpamvu tukwizeye ko Data mwiza uri bubiherekeresha imbaraga zawe nyinshi, kandi twiteguye kumva no kwakira Data mwiza abahinduwe naryo. Kandi Data mwiza turabizi ko bishoboye. Rero ubikore kwihesha icyubahiro Data mu izina rya Yesu. Ntabwo twagutota amagambo, nta nubwo twabona uburyo bukwiriye twabivugamo, ariko turavuze ngo imbaraga zawe zikora ibikomeye kuruta ibyo dutekereza. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Shalom shalom. Imana ibagirire neza, kandi Imana ibiteho rwose. Tuzasubira, amen.